mugisha abo mw'isi tumushime mw'ijuru bashime Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe twongeye kugira umugisha wo kugera mu nzu yawe, aho tubwirira amabanga y'ubwami kandi ukaduhindurira imitima n'ibitekerezo. Ubwo uri kumwe natwe, reka ube byose kuri twe. Ikiganza cyawe gikore kuri buri mutima wa buri wese uraha, kugira ngo abarwayi bakire mu izina ryawe, abarembejwe n'ibibazo boroherezwe n'ikiganza cyawe. Kandi Mwami Uwiteka, abararagira hirya no hino gufata imyanzuro yo kuba kure byananiye, bashoreresha icyo kiganza cyawe bacyuri wawe amahoro. Reka umwuka wera agaragare mu cyo dukora cyose, kandi ku musozo w'iyi gahunda twese tuguhanga amaso, kugira ngo kuguhanga amaso bitubere gukiranuka. Kandi imigisha yawe ubwo tuje ntacyo dupfumbase, twizeye ko turi butahe dupfumbase ubuntu bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Isabato nziza. Reka dushime Imana tugejeje muri isabato nziza, isabato yahariwe icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, ndetse igaharirwa n'icyiciro cy'ubusonga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Jewe rero uri hano nitwa Master Guide Leodomire Ntawuhigimana, ni jewe ugiye guhuza iyi gahunda y'uyu munsi nk'umuyobozi wa gahunda. Nje rero kugira ngo mbagezeho abandi bantu barenganijwe cyangwa se batoranyijwe kugira ngo batuyoborere gahunda y'uyu munsi. Muri iyi gahunda rero muraza kubonamo amatsinda atandukanye, muraza kubonamo abatekinisiye baza kudufasha muri coordination y'ibyuma, muraza kubonamo abadiyakoni ndetse n'abadiyakonikazi baza kudufasha kuyobora umuhango wo kwakira ibyera by'Uwiteka, kandi muraza kubonamo groupe ituyoborera indirimbo zo guhimbaza Imana. Abo ngabo aho bari tubahaye ikaze kugira ngo biyumvemo ko gahunda batoranirijwe gukora izwi kandi iri ku murongo mwiza. Muraza kongera kandi kubona abaringanijwe hano imbere, korali Rangurura iza kudufasha, kandi hano imbere hano mpagaze muraza kubona Master Guide Bizimana Robert, araza kudufasha mu kuyobora isomo ndetse anadusengere. Dusimbutse abantu babiri ku rundi ruhande rwo hirya, muraza kuhasanga Bizimana Elize, araza kudufasha mu kuyobora umuhango mwiza wo kwakira ibyera by'Uwiteka. Kandi hagati nasimbutse abantu babiri, harimo Umugaba Salome, ni umubwiriza w'umwana cyangwa se ni umubwiriza wa mbere watoranijwe. Nimba mutwemereye ko iyo gahunda tuyikora, ngaho nimuduhe ikaze mubitwereka. Murakoze cyane. Nasimbutse rero umuntu w'umwihariko, umuntu tumaze igihe twumva, umuntu tumaze igihe dukangurira abashyitsi ndetse n'abizera ko azaba ari hano. Ni umubwiriza wacu ugiye kudufasha mu mavuna yateguwe n'icyiciro cya GA ndetse afatanyije n'itorero muri rusange, akaba ari Musoni Faravier Master Guide. Ntabwo rero yaje ari wenyine, ahubwo we noneho tugiye kumwakira by'umwihariko
kuko yazanye n'umuryango we, bivuze ngo ubu ni Musoni wuzuye. Master Guide Musoni wa Faravier ni n'umuyobozi wa komite ya Firidi mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko hano muri ICRF cyangwa se muri iyi Firidi y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, akaba ari we muyobozi wacu. Ubu twebwe abajiya duhagaze bwuma, duhagaze twemye, kuko ubu ngubu umuyobozi wa Firidi ubu turi kumwe rwose. Abatambaye neza muraza gutuma nyine abararanganyamo ijisho, kuko ntabwo yabanyuzamo ijisho ndabizi, ariko ubutaha muzikosore. Musoni Faravier rero yahagurutse kandi aruzuye, mureke we tumwakire. Turamwakira ngo iki? Turamwakiriye mu izina rya Yesu, Imana imuhe umugisha. Murakoze, reka turebe uko gahunda zateguwe. Reka twese duhaguruke, buri wese uko bimukundiye ahaguruke duhimbaza Imana n'indirimbo ya 321. Reba ibimenyetso, reba ibimenyetso by'urugendo, reba ibimenyetso birashira by'imyaka ishize y'ubwami bune, twe turi hehe? Reba urugendo, reba ibimenyetso by'ubuhanuzi y'ibihe byashize by'ubwami bune, reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Abanyababuloni bategetse isi, haza Abarodi n'Abaperesi, Abagiriki batwaye iyi si, haza Abaroma, twe turi hehe? Reba ibimenyetso by'ubuhanuzi bw'ibihe byashize by'ubwami bune, reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Ko turi mu bihe by'intege nke, ibyibumbani icyuma byavanzwe, nuko tuzare uko bizaba Yesu agarutse kwima ingoma ye. Reba ibimenyetso by'ubuhanuzi bw'ibihe byashize by'ubwami bune, reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Reka dufate Bibiliya turebe isomo ryatanzwe n'umubwiriza Matayo 24 umurongo waho wa 30 ndetse turasoma na 31. Reka dusome umurongo wa 30. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga
abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. 31 azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukagera ku yindi mpera yaryo. Reka abo byoroheye dupfukamye dusenge. Turagushimye cyane Uwiteka Imana ishobora byose, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ukuntu wabanye natwe ukaturindira ahantu hatandukanye. Tugushimiye ukuntu tugejeje muri uyu mwanya aho tugiye kumanyagurirwa ijambo ryawe. Turakuraritse ngo weze kandi uhire imitima yacu ibashe kumva ijambo ryawe. Uwiteka, tukweretse uyu munsi utangira ibi byumweru 2 tugiye kumara ahangaha. Turakurarika ngo uzabane n'imitima yacu kandi udutere umwete n'imbaraga tuzabashe kwitabira. Tukweretse rero umubwiriza, turakwinginze ngo uzabane nawe Nyagasani, uzamurinde inkomyi iyo ari yose, uzamurinde ikibi cyose, kandi natwe uzabane natwe mu mugambi mwiza tugambiriye, maze ku musozo w'aya materaniro tuzashima urukundo rwawe. Turakurarika ngo uzabane n'abashyitsi, turakurarika ngo uzabane n'abizera, turakurarika ngo uzabane n'amakorari, uzabane n'abantu bose bafite gahunda muri aya mavuna, ari twebwe ari n'abandi bose bo kuri aka gasozi, maze ku musozo tuzakizanywe n'aba bantu bose dushima urukundo rwawe. Turakuraritse Nyagasani ngo ukomeze ubane natwe, ubungabunge imitima yacu, tugirire neza kuko uri Imana. Ibyo ubona bidukwiriye kandi byazatugirira umumaro aba ari byo duhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Fasha ngo ndusheho kugukunda, icyo nicyo ngusaba, Haleluya. Sabato nziza, umunsi umunezero. Tugeze mu kanya keza ko gutura ituro ndetse no gutanga cya 10. Ngira ngo reka ndarekere umuntu wese wicayemo hano kugira ngo ahaguruke atange ituro mu gihe nishigerwaho, kuko buriya ituro biri mu kibwiriza kimwe cyiza gituma abantu benshi bari hirya no hino batabasha kugerwaho n'ubutumwa bubageraho mu buryo bworoshye. Ubwo rero umuntu wese uri hano ituro rye agigize hafi kugira ngo abashe gukora igikorwa cyiza. Baturebe muri kino gitabo cyigisho gitoya page 28 dusome amagambo ahari. Isabato ya 16, gahunda yo kugarura icya 10 no gutura amaturo. Kwa 19 Mata 2025, kuko bitureba. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino 8:9 dusoma amagambo, twasoma aya magambo: kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwacu, kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Iri somo ritwibutsa amagambo Ellen White yanditse agira ati: Yesu yabonaga ko
atakwifuza ijuru igihe twebwe twari kuba tuzimiye. Yemeye gusiga ijuru aza ku isi aho yanzwe, agatukwa ndetse agapfa urupfu rukojeje isoni. Wari utunze byose mu ijuru yemeye kuba umukene kugira ngo mu bukene bwe tuhabonere ubutunzi. Turahamagarirwa kunyura mu nzira yanyuzemo, ko tubisanga mu gitabo Erinoweti yanditse cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paji 330 mu ngero ya 2018. Niki cyateye Yesu gusiga ubutunzi bwo mu ijuru akaza hano kuri iyi si kuba umukene? Urukundo nirwo rwamuteye kubikora. Kimwe mu biranga urukundo ni ukwita ku bandi. Yesu yari ahangayikishijwe cyane nuko tubayeho bituma asiga ijuru. Yesu yaritanze ubwe mu ituro ry'ibyaha byacu kuko byamurebaga. Umuntu wese bireba niyipfumbata iyo abona igikorwa cyangwa iyo ari gufasha abandi. Za miliyoni z'abantu bakiri mu mwijima berekana ko bakeneye ababitaho, bakaba bagomba kwitabwaho n'abahoze mu mwijima. Ababona ko kuza kwa Yesu kwegereje nyamara hakaba hari byinshi bitarakorwa, bakwiriye kugira umwete wo gutanga no gufasha kugeza ku bakiri mu mwijima ubutumwa bw'agakiza. Inshuti, mbese twasenga dusaba umwami Yesu kugaruka igihe umubare munini w'abantu baherereye mu cyerekezo cy'isi cya dogere 10/40 cyiganjemo imiryango itaramenya ubukristo, ndetse na benshi cyane bari mu mijyi minini cyangwa n'ahandi henshi batarumva iby'urukundo rw'Imana? Ikibazo ni iki? Ni iki urimo gukora kugira ngo bene data na bashiki bacu bari muri ibyo bihugu bya kure babone amahirwe yo kumenya Yesu? Amaturo dutanga yerekana ukuntu natwe bitureba kugira ngo abo bantu bataragerwaho n'inkuru nziza bagerweho n'urukundo rw'Imana. Matayo 24:14 haravuga ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko iza. Icyo duhamagarirwa, nimureke dutange ubuntu bwinshi dukurikije ibyo twabonye kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri buri wese. Reka dusenga Imana. urera mutangabugingo uhabwa icyubahiro. Twebwe abo bahamagaye twaje mu ruzabibu rwawe, ariko hari benshi batarahamagarwa, batagirwa n'ubutumwa bwiza, bari hahandi twari turi. Muri kano kanya tuzanye ituro ryacu kugira ngo rigende ribagereho, nabo iyo nkuru twamenye nabo babashe kuyigerwaho, kugira ngo ubwo uzagaruka twese tuzasongere twishimye. Akanya rero buri wese umuha umutima wo gutanga, umurinde ubugugu, ahubwo urukundo rwawe kwamupfiriye Karuvari kugira ngo akunde abeho, abitekerezeho, atange yishimye. Isaba itubereye umugisha, yosabira mu izina rya Yesu, amen. Turirimba 138 mwami wanjye nyakira. Mwami wanjye nyakira,
ushaka nyuhagiza amaraso yawe rwose maze angeze w'intege yose rwose ibyanjye byose ndabikweguriye none iteka ryose ngibi birenge byanjye byerekeza ushaka ngiri ijwi ryanjye naryo rijye riguhimbaza nyuhagiza amaraso yawe rwose maze angeze w'intege yose rwose ibyanjye byose ndabikweguriye none n'iteka ryose nguhaye akanwa kanjye mwami kakuvugire ngubu ubutunzi bwanjye sinzagira icyo nkwima nyuhagiza amaraso yawe rwose maze angeze w'intege yose rwose ibyanjye byose ndabikweguriye none n'iteka ryose nguhaye igihe cyanjye sinzakiguteraho nguhaye ubwenge bwanjye ukoresha uko ushaka nyuhagiza amaraso yawe rwose maze angeze w'intege yose rwose ibyanjye byose ndabikweguriye none n'iteka ryose. reka twese duhaguruke dufatanye mu isengesho n'indirimbo ya 335 nejejwe n'ituro ry'uyu mwami Yesu igitambo kizima nicyo njyewe ubwanjye akira ituro ryanjye we Mana w'Imana kandi umanurire ku mucyo ubahera ka aduha umugisha aturinde mu izina rya Yesu. ubuntu n'ineza nagiriwe byankuyeho urubanza ibyaha byanjye byose hari uwabyishyizeho uwo ni we buye ryanzwe n'abubatsi nyamara ari ryo rikomeza imfuruka uwo ni we Mesiya ubuntu n'ineza nagiriwe byankuyeho urubanza ibyaha byanjye byose
yashizeho uwo ni we buye ryanzwe n'abubatsi nyamara ariryo rikomeza imfuruka uwo ni we Mesiya gitambo cyanambiwe Yesu uhimbazwe watange rimwe isi yose turakira ibyo ni impamo kandi niyo mpamvu nzahora nshima izina ryawe gitambo cyanambiwe Yesu uhimbazwe watange rimwe isi yose turakira ibyo ni impamo kandi niyo mpamvu nzahora nshima izina ryawe isabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Nitwa Umugaba Salome, tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo uw'Imana yishimye. Dusenge. Mana, turagushimye ko waturinze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ubane natwe, udusobanurire, mbikwakiye ubuntu mu izina rya Yesu. Abana, birashoboka ko natwe twahinduka ab'Imana yishimira. Reka turebe igitekerezo cy'umugabo witwa Yobu, biboneka mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Haravuga, undi munsi abana b'Imana baje bashengera Uwiteka na Satani ashengere nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo.
Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Natwe rero dusabe Imana itubashije kuyubaha no kwirinda ibibi, kugira ngo nitureba itwishimire nk'uko yishimiye Yobu. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Bangahe bashima Imana kubw'uyu mwana maze kutugezaho ijambo ry'Imana. Amen. Kandi ababyeyi be niba bari hano bafite umugisha, ariko umugisha urasigasirwa. Umugisha urasigasirwa ugashyigikirwa. Ndetse n'abandi babyeyi mufite abana bataragerageza ibi, ni mubikore. Nta kintu kinezeza nko kubona ugukomokaho arimo gukomeza abantu mu nzu y'Imana. Ibi rero biruta ya mashuri akomeye mubajyanamo, ndetse ko umubare munini w'abasigaye banagenda ngo bagiye kuyiga bagaruka bari mu bihombo. Nimufata abana babe inkingi mu nzu y'Imana, ntacyo muzahomba. Reka ndebe abantu twari kumwe nimugoroba, kuko twari kumwe n'abantu benshi. Yego, ikiganza hejuru cyane. Sabato nziza. Yego, murakoze cyane. Ntabwo rero turi buvunike, amavuna yacu twari tuyatangiye nimugoroba. Nimugoroba twize icyigisho gikomeye. Muze kujya ku rubuga rw'itorero rya Kimisagara, YouTube channel itorero rya Kimisagara, mu kirebe kiriho, kugira ngo tuzakomezanye. Muri uyu mwanya ndagira ngo munyemerere mbararike, mbasabe kurarika, mbasabe kuboneka. Niyo wafata ibyigisho byigirwa hano ukagifata ari amajwi ukacyohereza mu rubuga rwa WhatsApp ubamo, nabwo waba ukoze umurimo w'Imana, kuko ntibibura uwo bifasha. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya mbararike, tuzagira ibihe byiza. Tuzagira ibihe byiza, tugiye kwiga ijambo ry'Imana, tugiye kwiga uko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, tugiye kureba umugambi w'Imana watumye Kristo ari mu ihema ry'Imana, tugiye kureba aho igihe kigeze, tugiye kureba imyiteguro ishyitse. Ibi byumweru bibiri ni igihe cyiza cyo kwiyandikisha mu gisirikare cya Kristo. Ni igihe kandi cyo kwandikwa mu bitabo by'Imana. Ni igihe cyo kugira ngo tube abantu bafite icyo bamaze mu isi, twitegura isi nshyashya iri hafi kuza. Rero ndabararitse, Imana ibaha umugisha. Muri uyu mwanya nagira ngo munyemerere duhite tujya mbere twiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite icyigisho gifite insanganyamatsiko nziza ibaza ngo, niba nta jabo ugira nturi intore y'Imana. Niba nta jabo ugira, ubwo nturi intore y'Imana. Ibyo ni ibintu bibiri. Turirimba indirimbo nyinshi ko turi intore z'Imana, ndetse hari n'igihe tuba turimo kwiga amateka y'ubuhanuzi tukabona ko itorero rizitwa intore z'Imana. Ariko niba udafite ijabo, nturi intore y'Imana. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dufite umugisha uko turi aha, watugiriye icyizere utugabira umurimo wawe. Waradutoranyije mu gihe abantu batashobora kudutoranya, ariko wari ufite icyizere yuko imigambi yawe yose izasohorera mu buzima bwacu. Uturinde kukuvangira rero. Turi mu gihe kigoye, aho abantu barimo gusubira inyuma, aho abantu barimo kugwa, abantu barimo kwiyahura batanejejwe no kubaho, aho abantu bafata iby'Imana bakabona ni ibintu by'ababuze icyo bakora. Ngwino uduhindure intore zawe. Kandi ubwo intore itabaho idafite ijabo, ngwino uduhe ijabo ryawe. Igihe wari uri Karuvari, ntabwo akaga kakugamburuje. Duhe kugera ikirenge mu cyawe, kugira ngo ibihe bigoye turimo gucamo bitatugamburuza. Kandi ku musozo w'iki cyigisho utubere ubuhungiro, utubere ubutabazi, utubere ubwishingikirizo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.
mu mwaka w'igihumbi 1943 hari umushinga wo gushaka uburyo Bibiliya yaboneka mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bari baragiye bagira utwo bandika, urugero ubutumwa bune bari barabwanditse, ndetse ibyakozwe n'intumwa bari barabyanditse, ariko bigeze mu 1943 bashaka kwegeranya inyandiko, kubera yuko ikinyarwanda kucyandika byabaga bigoye, kubera ko gusemura ukura mu cyongereza ugarura mu kinyarwanda byabaga bigoye. Byasabye yuko mu mwaka w'igihumbi 1953 noneho abari bashinzwe kwandika Bibiliya bari bari kumwe n'abazungu babiri, ntabwo amazina ndahita nyababwira ko turimo kwihuta. Abo bantu baragiye baravuga bati rero umuco w'abanyarwanda ujya kugira n'isano n'umuco w'abayahudi, twitondere kuza kugira icyo dusemura ngo gitakaze umwimerere, cyane cyane ko Bibiliya yanditse mu buryo bw'ubwami, yanditse mu buryo bw'ikinyabupfura, yanditse mu buryo bw'igisigo, Bibiliya yanditse mu buryo bwa gihanuzi. Umuco w'abanyarwanda rero nawo wagiraga ibyo, niyo mpamvu byabasabye yuko bitabaza abiru b'ibwami. Abiru b'ibwami bagize uruhare rukomeye kugira ngo amagambo y'umwimerere yakoreshwaga ibwami akomeze agumane umwimerere wa Bibiliya. Icyakora bifatanyije n'abanditsi, noneho Bibiliya iraboneka. Muri ayo magambo rero harimo amagambo mujya mwumva: intore, intwari, intwarane, umukara wa kabayonga, kuvuvunura. Ayo yari amagambo akomeye yakoreshwaga ibwami, yabaga afite ubusobanuro budasanzwe. Kuri njyewe nawe turiho uyu munsi, iyo bavuze intore uhita wumva ari umuntu ufasha abantu bari bicaye ari abantu 20, uravuga ngo wowe haguruka uze, nawe haguruka uze, ubwo ngo abo bantu babaye iki? Babaye intwari. Ariko mu gihe Bibiliya yasemurwaga, intore yari umuntu umeze ute? Biri budufashe kumenya impamvu Bibiliya yagiye igaragaza yuko mu bihe biheruka abantu bazaba bariho bategereje kugaruka kwa Yesu, bazaba bariho mu gihe ibimenyetso bizaba bigenda bigaragara byiyungikanya. Abo bantu Bibiliya yabise iki? Intore. Kandi izo ntore zizaba arizo zirimo gushakishwa. Nibyo koko ubuhanuzi buri imbere buzahiga abadivanisiti, ariko ntabwo buzahiga abadivanisiti bose. Abo twiganye nimugoroba, murabyibuka wa muntu wanze kugura umuriro? Abo twiganye murabyibuka? Yarangije aravuga ati mwebwe rero ndabaha amafaranga y'amazi, ndabaha amafaranga y'inzu, ariko ay'umuriro sinyatanga. Nyirinzu abaraje ati ko mushwana, bati turimo turayakusanya, hari umuntu watunaniye. Bahamagara umugabo wari wiyambariye amarineti, baramaza bati niko wowe kudatanga amafaranga y'umuriro. Arangije arakuramo amarineti arababwira ngo bacana batacana mba mbona ari kimwe. Bo rero babona yari umugabo ufite ubumuga bwo kutabona, ahita avuga ati bo babona bajye bacana banarihe. Cyo nashaka kubabwira ngiki, ubuhanuzi buri imbere bigaragara yuko buzahiga abadivanisiti, ariko si bose, buzahiga intore mu badivanisiti. Kubw'ibyo rero dukeneye kumenya ngo intore ni iki. Ese intore bajyaga kuzitora bahereye kuki? Ijabo ni iki? Niba umuntu adashobora kwitwa intore adafite ijabo, ijabo ni iki? Ijambo intore bivuga abatoranijwe. Ni ijambo rikomoka mu mateka n'umuco w'ubutwari mu Rwanda. Babaga ari abanyabwenge kandi babaga ari intwari z'ibwami. Abo bantu bitwaga intore batoranywaga mu bwitonzi hakurikijwe icya mbere igihagararo cyabo, icya kabiri kudacika intege kuri muri bo, icya gatatu ikinyabupfura, icya kane uko barimo kwitwara mu myitozo, icya gatanu ubumenyi bafite ku migenzo na gahunda z'umuco nyarwanda. Umuntu wabaga ari muri ibyo rero rwose baravugaga bati uyu ni intore. None ubu kubera ko imperuka yabaye dusigaranye intore zo kubyina gusa, babantu bagira gutya barimo kwitera hejuru. Umuntu usanze umuntu yitera hejuru atuvuga uti uyu ni intore rwose. Ariko kariya kari akantu gato mu bintu byarangaga intore. Ariko
ntibibatangaze yuko natwe dufite ababyinira Imana itabazi. Hari abantu babyinira Imana bayivunikira ariko Imana itabazi, bataranatoranijwe. Nshuti zanjye, aba bantu bitwaga intore, kubatoranya byabaga ari ibintu bitoroshye. Niyo mpamvu igihe Yesu yajyaga gutoranya abigishwa 12, Bibiliya itubwira ko yazamutse umusozi arara asenga. Bukeye abantu bamuzi imbere ari benshi, arobanuramo abagize gute, atoranije, abita abigishwa. None dusigaye dutora abantu tutiriwe turara tunasenga. Uramureba ukabona uko yegutse ugahita uvuga tuyafite amafaranga, mu mutore ntaho kibura icyo kimara. Ndakabaraje afite agasura keza, abaririmbyi bakamurwanira, David zabisa neza, amashusho nayo abakenewe. Kangira ikintu mbabwira, niyo mpamvu intore zirushijeho kuba nke. Ntago gutora intore byabaga byoroshye. Izi ntore rero ni igiki cyatumaga intore itoranywa? Ibyo bimenyetso byose babishakaga, abanyarwanda babaga bashaka gucekinga yuko uwo muntu afite ikintu cyitwa ijabo. Ese ijabo ryari iki? Ijabo zari imbaraga zihishe mu muntu zimutera gukora, kugira uko yitwara mu bantu no kugira ibyo akemura adafite undi muntu arebeyeho. Ndashaka kubabwira yuko uyu munsi kugira ngo tubashe kumva icyo intore bisobanuye, kuki Bibiliya ahantu hose no mu mwuka w'abahanuzi hakunda kugaragara ngo azashaka uko ayobya n'intore niba bigira gute? Kuki batanditse ngo kuko bishoboka? Intore ni umuntu udasanzwe, ni umuntu udasanzwe. Ndagira mbabwire bantu b'Imana, dukeneye gusenga, dukeneye guhinduka kugira ngo ibihe by'akaga bituri imbere bizasange twarahindutse intore z'Imana. Izi ntore kandi icyo kintu cyitwa ijabo cyabateraga kwihangana, kwiyubaha, kwihesha agaciro, gukora ibyubahisha umuntu, guteza impinduka aho ugeze, kwikomeza mu bihe bigoye no kugira ububasha bwo gukangura ubutwari bw'abandi. Icyo kintu nicyo bitaga ijabo. Ijabo ryatumaga umuntu adatinya kuba asigaye ari wenyine agafata umwanzuro. Byatumaga umuntu ashobora kukubwiza ukuri, uri umwami waguye mu mafuti, ukuri kwe akagutanga nta bwoba. Impamvu rero dufite ibibazo mu itorero, nta ntore z'Imana zirimo. Umuntu asigaye asanga unywa inzoga, ntiyicare ngo akubwire ati ibi bintu birakugezaho ko usigaye dutashye, ahubwo yarangiza agahita akubwira ngo si wowe wenyine n'abandi barazinywa nuko bihisha. Ubwo umufashije iki? Umuntu umwe yanditse kuri WhatsApp, arangije arandika, yandika ngo umuntu ngo boss we yaramukandagiye, amukandagiye arababara cyane, ngo ariko yibuka ko aribwo boss akimuha akazi. Arangije abwira boss, urumva boss yari yamukandagiye, amana arimo kumurya, ngo ariko ngo agerageza guseka. Arangije avuga ngo boss rwose ngo ikirenge cyanyu ngo kiri hejuru y'ikirenge. Ntago buri intore, ntago buri intore. Niba ibintu bishobora gupfa mu nzu y'Imana ukabura ururi mu bivugamo, warangiza ukabireka bigakomeza uko byagenze. Muri wowe ufite ijabo. Ijabo ni iki rero? Ni imbaraga zihishe mu muntu, ni imbaraga zituma umenya uko witwara mu bantu, ni imbaraga zituma uhindura imitekerereze y'abantu aho ugeze, ni imbaraga zigutera gufata umwanzuro utarebeye ku bandi, ni imbaraga zigutera kuzana impinduka aho uhingutse. Kandi iri jabo ni imbaraga zitera umuntu kwihanganira ibitakwihanganirwa. Iri jabo ni imbaraga itera umuntu kwiyubaha no kwihesha agaciro aho yaba ari hose. Kubw'ibyo rero ngiki kintu cyatumye Bibiliya irimo amasomo arenga 8 yose yerekeza ku ijambo intore z'Imana. Ariko se uri intore y'Imana? Nshuti zanjye, kwikomeza mu bihe bigoye nicyo kintu cyatumye nifuza yuko twiga iki cyigisho.
kwikomeza mu bihe bigoye. Turiho mu bihe bigoye, aho umuntu aza kugusura ukagira ngo aje kugukomeza, wajya kumva ukumva ahubwo aje kuguhuhura. Turiho mu gihe umuntu aza wacanganyukiwe n'ibyo kwizera, ukagira ngo aje gushinga ibirenge byawe ahantu hakomeye, ahubwo ugasanga aje kukuroha. Turiho mu gihe rero cyo kwikomeza. Ijabo urarifite, wowe urimo urakena, wamara gukena ntugaruke gusenga. Urakubitana n'umudiyakoni mwagirana akabazo munsi y'urusengero, ugacika ku rusengero ngo ntuzagaruka. Nikikwereka ko ntabwo uri intore y'Imana. Paragukura mu nama y'itorero, ugacika ku rusengero n'amafaranga ukayafunga ngo werekane yuko ari icyo wari umaze. Nturi intore. Intore mu gihe cya Bibiliya, abigishwa ba Yesu 12, 11 nibo biswe intore z'Imana, kubera ko Yuda yagize gute? Yuda yarizanye. Gusa Yesu yakurikije rya tegeko rye rivuga ngo uza aho ndi sinzamwirukana na hatoya. Ubu hano hari abantu bazanywe n'impamvu zitandukanye, abaje bashaka Imana, Imana izabahe kuyibona mu izina rya Yesu. Ariko abaje bashaka ikindi, namwe muzakibona. Nese mbabeshye, umuntu waje hano aje gushaka inkumi mutekereza ko atazayibona? Hano hari inkumi z'indangare nyinshi. Umuntu waje hano aje kureba abambaye imyambaro y'imihemba, barahari ntibahari? Yego, abambaye imyambaro y'imihemba hano uzababona. Hano hari abantu bahora badodesha imyenda bayihindagura. Ariko mwajyanywe n'iki mu butayu? Niki cyabazanye hano? Intore ni umuntu udasanzwe. Igihe Abisiraheli bavaga mu Egiputa, Bibiliya itubwira neza muri Zaburi igice c'105. Abisiraheli igihe bava mu Egiputa, ijambo ry'Imana ku murongo wa 42 w'igice c'105 Zaburi harambwira amagambo avuga gutya. Umurongo wa 42 y'Izaburi ivuga uburyo Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa ibajyanye Kanani. Ariko ku murongo wa 42 haranditse ngo kuko Imana yibutse ijambo ryayo ryera, na Aburahamu umugaragu we akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore ze azikurayo ziririmba. Amen. Abisiraheli Imana ibakuye mu Egiputa, yabahinduriye amateka igihe bari bamaze kwambuka inyanja itukura, igihe bari bamaze kwakira umuhamagaro w'Imana, nyuma yuko basize amaraso ku nkomanizo, bakarya umwana w'intama, bagatera umugongo Egiputa, bagatumbira i Kanani. Imana yahise ibita intore zayo, ibikorera ijambo ryayo, ibikorera amasezerano yasezeranye na Aburahamu, ibajyana bataha baririmba. Nshaka kubabwira, nta ntore ishobora kwitwa intore ikiri muri Egiputa. Ntago bibaho. Umuntu utarigeze arya umwana w'intama ngo asige amaraso ku nkomanizo, akora urugendo, atera umugongo ibibi yari yicayemo, atangira urugendo, uwo muntu ntabwo ashobora kwitwa intore y'Imana. Aracyari umuturage wo mu Egiputa. Ndashaka kukubaza, watangiye urugendo ute? Niki cyaguhagurukije? Wagiranye amasezerano nande ko ibyiringiro wahagurukanye utangira urugendo ari byo bizagufasha kurusoza? Wizeye iki? Abisiraheli bamaze guhaguruka, Imana yabise intore zayo. Niyo mpamvu intore z'Imana ntabwo izazirangarana. Nta byo kurya babuze, imyenda ntiyigeze ibasaziraho, n'inkweto zo mu birenge ntizacitse. Imana yitaye kuri abo bantu. Nshimye Imana yuko nanjye nyitayeho gutyo. Ntago nzabura umwenda, ntago bivuze ko nzabona imyenda yo guhora mpindagura. Imana ifite ububasha bwo kuba yanyambika umwenda umwe, wowe ukabona ntubone ko ari wo mporamo, kandi ari wo ngize gute? Mporamo. Ni umugambi w'Imana. Nta ntore ihahamutswa n'ibihe. Ntago bibaho. Kuki ibi bihe biduhahamuye? Kuki ibi bihe bituma abantu batakishima? Kuki ibi bihe bigoye abantu? Ntago bakiri intore. Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. Zaburi 106 umurongo wa 4 n'uwa 5. Zaburi 106 umurongo wa 4 n'uwa 5. Dawidi
yakomeje kureba ubuzima bwe asanga nubwo yagiye aca mu byaha byinshi bikamujyana kure y'Imana, yagiye aca mu buzima bumugusha mu mafuti menshi, yagiye yemera gutwarwa n'iraha ry'umubiri rimujyana mu busambanyi. Dawidi arangije aravuga ati ariko Mana, hari ikintu kimwe ngusaba cy'ingenzi. Zaburi 106:4, Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ungendereranire agakiza kawe, kugira ngo mbone intore zawe ziguwe neza. Amen. Dawidi yari abizi yuko mu gihugu yayoboraga, iyi ntore z'Imana zabaga ziguwe neza, zasabiraga igihugu umugisha, intore zarakoraga, intore zarasengaga, kandi intore zatumaga igihugu kimenyekana kuko Imana yamenyekanye yari ikirimo. Abanyapolitike b'isi bakwiye kwitonda. Iyo uguye nabi intore z'Imana nawe ntugubwa neza. Uyu ni Dawidi wabivuze. Dawidi abwira Imana ngo ujye umpa umugisha wo kureba intore zawe zimerewe neza, kandi kugira ngo mbone intore zawe ziguwe neza, nishimire umunezero w'ubwoko bwawe, niratane n'umwandu wawe. Umwandu w'Imana ni ubwoko bw'Imana. Reka ngiye ikintu mbabwira, turi mu bihe bigoye aho Satani arimo kutwereka ko hano nta munezero uhari, tugakora urugendo rwo kujya kuwushaka. Vuba bidatinze tugiye guhaguruka mu munezero, dukora urugendo rwo kujya kuwushaka, duhure n'abamaze igihe bashaka umunezero w'isi barawubuze, baje gushaka umunezero mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu iyo ntebe wicayemo witegure ko nuyihagurukamo hari undi uzayicaramo. Yesu yavuze ko muri we harimo urujya n'uruza, abantu barinjira bakanagira gute bakanasohoka. Nshuti zanjye, nagira ngo twihute. Ijambo ry'Imana muri Matayo 24 ritwereka yuko iminsi y'imperuka yagombaga kuba igoye. Iminsi y'imperuka Daniyeli yayise imyaka 1260, Yohana wayerekwa yiswe amezi 42, Daniyeli yayeretswe yitwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ariko ibyo byose byashushanyaga imyaka 1260 y'akarengane. Muri Matayo rero igice cya 24, bitewe n'uko Imana yita ku ntore zayo, Matayo 24 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo iki? Haranditswe ngo iyo minsi iyaba itagabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagira gute? Izagabanywa. Imana yabonye urutonde rw'ubuhanuzi. Imyaka 1260 yagombaga gutangira mu mwaka wa 538, yagombaga kurangira mu 1798. Imana irareba isanga bizajya kugera mu 1755 abana b'Imana barimo kwicwa bagiye kurangira. Kubw'ibyo rero Imana yaparitse akarengane ikagabanyisha ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Abantu batangira kubona inyenyeri zigwa, haba imitingito, haba ibintu bigiye bidasanzwe, ubwira kabiri. Ibyo bintu byakangaranyije isi, nshuti zanjye, bituma abantu bahindura paje yo kwica abana b'Imana berekera ku yindi paje. Kubw'ibyo rero, kubw'intore z'Imana n'iminsi y'akarengane yaragabanyijwe. Kandi nahoze nsoma mu cyigisho cya 39 intambara ikomeye yuko n'akarengane kari imbere yacu, bitewe n'uko gupfa kwacu ntacyo bizaba birimo guhindura kubihana, ngo Imana izagabanya iminsi y'akarengane itaba myinshi, ibikorere intore zayo. Amen. Reka ngiye ikintu mbabwira, muharanire kuba intore z'Imana. Ikindi kintu gikomeye nagira ngo mbabwire gikomeye, Matayo 24 umurongo wa 24, Bibiliya irakomeza ikavuga ngo kuko nanone abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, bazakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bigize gute
ntabishoboka. Mbere gato yuko Yesu aza, ibitangaza bizatwara imitima y'abantu, ibimenyetso bikomeye bizatwara imitima y'abantu. Imbaraga zakoraga ubupfumu mu gihe cya kera, abadayimoni ba Satani bize kwihinduranya, bazaza bajye mu biganza by'abitwa ngo ni abakozi b'Imana. Hazaba hari akajagari k'ibitangaza, ku buryo igitangaza nyamukuru cyo guhinduka k'umutima w'umunyabyaha kitazaba kikitwa iki? Igitangaza. Ariko ibitangaza bizakorwa, Satani uzihindura marayika w'umucyo nawe agakora ibitangaza, ntabwo bizaba bigendereye abandi bantu. Satani azaba ashaka kuyobya iki? Intore. Icyo nagira ngo nkubwire rero, niba uri intore y'Imana uyu munsi, gabanya mu mutwe wawe ibintu byo kuyoborwa n'amarangamutima, ibintu byo gushaka kuyoborwa n'ibitangaza. Ese aha hantu ko ntarabona bazana umuntu wapfuye ngo bamuzure, ubu hari Imana? Oya. Igihe turimo ubu ni igihe ibitangaza bibereyeho kugusha intore, ariko intore zizabirokoka mu izina rya Yesu, kubera ko intore zizaba zirangamiye icyo Kristo arimo gukorera iburyo bwa Se. Intore zizaba zirimo kureba igitangaza Imana irimo gukora mu buzima. Intore zizaba zirimo kureba ibitangaza Imana irimo gukora mu mitima y'abantu, abari babi bagahinduka. Kubw'ibyo rero, amadini y'ibinyoma arangamiye ibimenyetso n'ibitangaza, itorero ry'ukuri rigomba kurangamira igitangaza cyo guhinduka k'umutima. Ese uri intore? Intore zimwe zananiwe, umuntu arimo arihisha agatega moto akambara uruntu rw'urukoti, agahita agenda akajya gusengesha, yagerayo bakamuhekenyesha amakara, bakamuhereza amazi y'umugisha, bakamukarabya mu maso, ariko baba bafite n'akantu k'agakamera hirya utabizi. Ikiganiro kizaca kuri televiziyo, wagiye wihisha umugabo cyangwa wihisha umugore, saa 2 bagatangira bati ikiganiro bohoka kiratangiye. Wajya kubona ukabona umugabo wawe yambaye ibintu by'ibirineti n'urukoti ngo yagiye gusengesha ngo afite inyatsi, ukabona ibintu barimo kumukora umugabo, barimo baramugaragura, acira mu ntoki akacira. Intore mwitondeye, nta ntore ikora ibibonetse byose. Turi intore, turi ubwoko bwatoranyijwe. Nimubimenye, mubyikuremo. Mu bimenyetso byo mu minsi y'imperuka, kuboneka kw'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibimenyetso n'ibitangaza ntibikwiye kudukura mu butore. Ni ikimenyetso cyerekana ko Yesu aje kandi ageze he? Ageze ku rugi. Ijambo ry'Imana riratangaje. Muri Luka 18 harimo ikindi kimenyetso kigomba kugaragaza intore z'Imana muri ibi bihe turimo bitugoye, ibi bihe bitoroshye. Luka igice cya 18, umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije, umurongo wa 6 niwo ndimo gushaka, w'igice cya 18 Luka. Nuko umwami Yesu arabaza ati, nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ryari na nijoro? Bibiliya irakomeza ikavuga ngo, mbese yazirangarana? Nimusubize igisubizo, yazirangarana? Oya. Kubera iki? Icyambere, nimugoroba twabyize, abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba. Imbaraga z'ijuru zizanyeganyega, ubuzima bw'abantu buzaba bugoye, inyanja n'imiraba bizahorera. Bivuze ngo abantu, inyanja, ibibazo, intugunda, kugubwa nabi bigereranya imiraba n'imiyaga. Imiraba n'abantu bizikubitana, bivuze ngo sosiyete izagongana n'ibibazo biyirenze. Muri icyo gihe rero abantu bazasinda amaganya, abantu bazasinda ibibazo. Ujye ugenda wicare muri tagisi, umuntu ntunamubwiye mwaramutse, ntumubajije uko yiriwe, utangira umubwira uti umugore yagucanze ubigenza ute? Ntana mwaramutse, nta kaboko wamuhaye. Usange ugutwi kumwe arimo arakumva, ukundi arimo ariyumvire gutera urubuga rw'imikino. Arsenal twaraye dutsinze.
kubona umuntu uzagutega amatwi muri iyi minsi biragoye. Niyo mpamvu intore z'Imana ni iki kizaziranga? Zizicara zivuge ngo nubwo tumerewe nabi, nubwo isi yaduhindutse, ubuzima bukaba bwahindutse, amategeko y'isi yahindutse, kwera icyerekezo cy'ahazaza kitagaragara, nihaye gahunda y'uko nta muntu nzaganyira, ibyanjye nzaza mbibwira Imana. Kubw'ibyo rero baziha gahunda, mu gitondo baragize Imana umunsi wose, nibataha nimugoroba bashimira Imana ibyababayeho. Zaba zitaka ku manywa na ryari na nijoro. Ariko ubu hano hari abantu batega akagenda agahinda kenda kumushwanyura, avuye hano agiye nk'Icyangugu kujya kubwira iwabo w'umugabo ngo mwarampangitse, agatega imodoka ikatikorosi ati Imana ndeka mfe ndivuze. Yagera iwabo w'umugabo ati mwarampfunyikiye ikibiribiri, muragatsindwa n'Imana. Ati ubu ndaruhutse. Ya baba uruhutse uteze? Wowe uratuka umuntu mu isoko ngo uraruhutse. Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremere muze munsange ndagira gute? None mwipangiye ubundi buryo bwo kuruhuka. Nshuti zanjye, intore z'Imana zizaba zirangwa no gutakira Imana ku manywa na ryari na nijoro, kubera ko zizaba zifite ibyiringiro y'uko Imana itazazitererana na hato. Ni bande urimo kuganyira? Ibibazo byawe wabigeje mu biganza byande? Mu minsi y'imperuka turimo hari abantu bazaza bagira ibyifuzo, ndetse n'ibibazo babitange kuri za YouTube, abandi babitange ku mateleviziyo, bahamagara abapasitoro b'ibitangaza ngo baze babisengere. Ibyo bibazo batarigeze bapfukama n'umunsi n'umwe ngo babibwire Yesu. Uri intore. Intore z'Imana, Bibiliya ikomeza kugaragaza ibimenyetso bidasanzwe byazo. Abaroma igice cya 8, Bibiliya yongeye kugaruka ku ntore z'Imana. Izi ntore z'Imana ni abantu badasanzwe. Iyo witegereje umurongo wa 33, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 33, izi ntore z'Imana ntabwo ari abantu basanzwe. 8:33 haranditse ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Izi ntore biragaragara yuko nta kibazo zifitanye n'urubanza, kubera yuko zamaze gutsindishirizwa, kandi imbabazi zishima hejuru y'ubutabera. Kuva uyu munsi shaka ukuntu ukurikirana ikintu cyitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Impamvu ni iyi: izi ntore nta muntu uzazirega, n'imitima yazo ntabwo izagira gute? Izazirega. Ziratinyuka, zitera intambwe zikegera Imana, kuko umutima wazo Imana yarawuhinduye. Ninde uzazirega se? Imana kandi ariyo yazitsindishirije. Bamaze gutsindishirizwa. Reka mbabwire, hari abo numvise ngo bategereje ngo itangazo ry'icyumweru niki. Niba utaratsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ngo wakira agakiza, ubeshweho no kwizera, imyiteguro wagira, ubuhanuzi wamenya, icyo waba ukora icyo ari cyo cyose mu itorero, uri umunyabibazo, uri mu manegeka, ntabwo uri intore. Hari muzi ko tugira n'abantu batinya kuregwa ku buyobozi bw'itorero. Unagahita abwira ati nzakurega kuri pastor, ati ngaho mbabarira tubyumvikane. Bibiliya iravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Ese ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzazicira witeka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana idusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ntawe. Intore kuba Imana itayitabaye uyu munsi ntibivuze ngo Imana ntiyikunda. Yesu ku musaraba mu gashyamba ka Getsemani yarasenze, abantu bagitandukanya n'urukundo rw'Imana. Kuba uyu munsi wa none umurwayi wawe yarwaye agapfa,
iyo uri intore ntabwo ubara ngo Imana yagutereranye, ahubwo uravuga ngo Imana yabishatse. Uri intore y'Imana. Ariko Mana, ubu bukwe bwanjye bupfuye ureba he, ubu nyitaho koko? Bwanapfa, kuko Imana ireba ahazaza, ntabwo ireba uwo munsi. Intore, nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, ijambo ry'Imana riratangaje. Nimureba neza, igihe cyo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso byose bimaze kubaho, akarengane karimo, ndetse abantu b'Imana bashyiriweho itariki yo kwicwa, bigaragara ku isi yose yabanze, bigaragara yuko ibihe byabo kubaho kwabo guhagaze. Igihe bazaba barimo gutabaza Imana ngo igire uburyo yigaragaza, Imana izagaragaza igisubizo kidasanzwe. Muri Matayo 24 umurongo usoza, umurongo wa 30 n'uwa 31, Bibiliya iravuga ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Umurongo wa 31, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye iki? Bateranye iki? Abadivanisiti, Abagatulika, abantu bavukiye mu itorero. Hazateranywa intore. Ariko Bibiliya iravuga ngo bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza ku yindi mpera. Ikibazo ngiki rero, ni irihe sano rizaba ryarabaye hagati y'abamarayika n'intore? Kuko icya mbere, abamarayika bazavuza impanda, intore zimenye ibigize gute, ibibaye. Bigaragaza neza yuko umuntu mutabonanye ngo mugirane imyiteguro, iyo avuze ntumenye icyo agize gute, icyo avuze. Aba bamarayika bazaba baragiranye ibihe byiza n'intore. Ni ibihe? Tujyane muri Bibiliya. Reka tujye mu gitabo Ibyakozwe n'Intumwa, cyanditswe na Ellen G. White, paje ya 91, paje ya 92. Imana, amagambo ari kuri paje hasi, Imana niyo yohereza abamarayika bayo kugira ngo bakure intore zayo mu kangaratete kandi bazirinde. Amen. Yaba mu giga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Zaburi ya 91:6. Inshuro nyinshi abamarayika bagiye baganira n'abantu nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye, kandi barabayoboye babajyana ahantu hari umutekano. Inshuro nyinshi kandi amagambo y'abamarayika atera ubutwari yagiye avugurura imitima igwaguza y'abantu b'indahemuka, maze ayo magambo atuma ibitekerezo byabo birenga ibintu byo ku isi. Ayo magambo atera ubutwari, yatumye kandi kubwo kwizera abo bantu bitegereza amakanzu yera azahabwa abaneshi igihe bazaba bakikije intebe yera y'ubwami. Amen. Aya magambo aravuga ibintu bine abamarayika bakora. Icya mbere, iyo twatereranywe, intore irimo kugenda yonyine yishakamo ibisubizo, aho yashakaga ibisubizo hose hanze, Imana itegeka abamarayika kuza bakagendana na ya ntore nk'uko umuntu agendana n'iki? N'inshuti ye. Noneho rero mu kuganira, abamarayika ngo bagiye bayobora ibirenge by'abana b'Imana bakabageza hari umutekano. Icya gatatu, bagiye babwira abantu b'Imana amagambo y'ubutwari, birangira abantu b'Imana nabo babaye iki? Babaye intwari, kuko igendana n'intwari nawe uhinduka indi. Ikindi, iyo ubuzima bw'isi bwabaga bumeze nabi, ngo abamarayika bageragezaga gufungura amaso y'intore z'Imana, bakazereka amakamba zizambika urugamba rugize gute? Rusoje. Ikibazo ni iki? Urimo uragendana na marayika? Marayika muragendana? Aba bantu babana n'abamarayika, ku munsi usoza amateka y'isi, abamarayika bazavuza impanda
kuko n'ubundi abamarayika basanzwe bavuza impanda mu mitima y'aba banyabyaha bakihana, bazavuza impanda yo kugaruka kwa Yesu, aba bantu bazabasha kuyimenya. Nta bintu bizikora otomatike hoya. Icyo udashoboye uyu munsi ngwino Kristo agushoboze, ariko icyo udashoboye uyu munsi ntabwo uzagishobora impanda ivuze, ntabwo bishoboka. Ese abamarayika b'Imana urazwi? Inguni y'isi hahandi utuye, isi yita amanegeka. Abamarayika b'Imana nta hantu hari amanegeka batabasha kugera. Abamarayika b'Imana barakuzi, bazi urugo rwawe, ese bazi umuhanda, bazi. Birababaje, uri intore y'Imana, niba udafite ijabo, niba udafite imbaraga zirimo kugusunikira kuba intwari, gufata imyanzuro myiza, kutivumburira Imana, kudapfusha ubusa imbaraga z'ubutabazi Imana iba yakoherereje. Gerageza muri wowe ukanguke. Ibihe byagoranye, ibintu isi irimo irihuta, urupfu rurimo rurarya abantu mu buryo bwihuse. Ejo nagize ikibazo gikomeye, natse umuntu w'inshuti yanjye indirimbo, turimo kuganira, arangije aranyandikira ngo ndaje nyiguye. Nyuma y'amasaha 2 nakire, wirinde kubugendana kuko wowe ubwawe nta kintu ushoboye. Fata ubuzima bwawe ubuzane ubuhishanwe nawe muri Kristo. Pawulo ati ubuzima bwacu, ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo hehe? Mu Mana. Bitari ibyo, abantu benshi turi mu kajagari, turimo turarongorera mu kajagari, tukabyarira mu kajagari, turakorera mu kajagari, tugatura mu kajagari, tugasengera mu kajagari, twarangiza abantu barimo baranapfa no mu kaki, mu kajagari. Biravuze ngo bazazukira mu muzuko w'akajagari. Nshuti z'Imana, amagambo akomeye nasomye mu gitabo Ibibaho mu minsi y'imperuka paji ya 51, cyangwa se ibyaduka byo mu minsi y'imperuka akagingo ka 246, haranditse ngo umwami yahamije ko ku mugaragaro ko ubwo azagaruka bamwe mu bigishwa be bazaba bamutegereje, bazakomeza imirimo y'ubucuruzi, bamwe bazaba babiba, abandi bazaba basarura kandi bahunika, abandi bazaba basya. Ntabwo biri mu bushake bw'Imana ko intore zayo zareka inshingano n'ibyo basabwa gusohoza mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo birundumurire gusa mu gutegerezanya ubunebwe, bibereye mu nzozi z'iby'iyobokamana. Uko kugaruka kwa Yesu kutwegereza, nibwo tuzarushaho gukora cyane. Yesu yagaragaje ko abantu bazaba bakora, abantu bazaba bagifite icyizere. Uyu munsi wa none Satani arimo arongorera abantu ko akazi kabo kajemo inyatsi. None se mu minsi iri imbere itegeko ry'icyumweru niritangazwa, imicururize yawe n'imikorere yawe bikaba ikibazo, nayo uzayita inyatsi. Ikintu gikenewe ni iki? Imana yavuze ko intore zayo zizirinda ibintu bibiri: ubuzima bw'ubunebwe bwo kwicara uvuga ngo wabona ngo no mu kwezi gutaha ngo aje, ngo n'ubundi ngo turimo turavunikira iki. Twigeze kuba ku rusengero, umuntu araza aratubwira ati koroma nta mezi 2 abura ngo ibimene. Ibi murimo muravunira bizera iki? Mutoza abantu kusengera mu bihanamanga. Ubu uyu munsi baba bajya he? Niba uri intore, imyiteguro y'ahazaza izabigaragaza. Uzirinda kurya iby'ubusa, uzakora uvunike. Imana izaha gututubikana ko mu maso hawe, izaha umugisha. Niki kizakubwira yuko gututubikana kwawe Imana yahahaye umugisha? Nuko uzabona umutsima. Ariko abantu bagomba kwirinda gutegerezanya ubunebwe, kandi bakirinda kuba mu nzozi z'iby'iyobokamana. Kuba mu nzozi ni ukwiyicarira
ukavuga yuko Imana ibyo wagombaga gukora izabikora, ahubwo ugashaka gukora iby'Imana yagombaga gukora. Erega urabona Imana nayo irabibona. Ubu businzi, njyewe rero nubwo nywa inzoga nzinywera ahantu hakomeye pe. Buriya hari umuntu uzi ko nywa inzoga, nzinywana n'abantu bakomeye, dufite diru dupanga rwose pe. Buri muntu wese rega afite akamunaniye, ntimukatubeshye. Imana izambaza icupa ry'inzoga aho kumbaza abagore. Icyo nagira mbabwire ngiki, iki ni igihe cyo kujugunya ikintu cyose uzi kigukura ku rutonde rw'intore z'Imana. Intore z'Imana bazaba ari abantu badafite icyaha bahishe mu mutima, bazaba babasha kuvuga amagambo nk'ayo Yesu yavuze ngo umutware w'ab'iyisi araza aho ndi ariko ntacyo amfiteho. Jugunya kure, shaka ukuntu b'intwari, hagararira Imana aho uri, saba Imana ihindura ubuzima bwawe, saba Imana igukure mu bwoba bw'ubuzima, Imana ikwereke yuko ari izakubeshaho. Gerageza ube intwari. Kugambanira iby'Imana ntabwo ari byo bizatuma ukundwa mu kazi. Hoya, va mu buzima bw'ubunebwe, gira icyo ukora mu rugo rwawe, gira icyo ukora mu nzu y'Imana, gira icyo ukora mu murimo w'Imana no mu bandi bantu batajya bagera ku rusengero. Icya kabiri kandi, shaka ukuntu uva mu nzozi z'iby'iyobokamana. Ibintu byose ari ukurota, tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato. Erega mu ijuru rwose mu kirere tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke, nitugera mu kirere ariyo bariyeri tuzatanga iki? Resepasi. Aba bantu barimo bararota iby'Imana, barimo bararota bageze mu ijuru ngo barimo kurya. Ibintu by'ijuru barabyoroheje. Petero niwe uzaba ari ku rugi. Oya, iryo si ijuru tujyamo. Va mu nzozi z'iby'iyobokamana, inzozi z'uburyo abantu bakubona, uburyo wumva ibintu bizagera bikagenda neza. Aba bana banjye nubwo ari ibirara bakaba ari ibisambo ari n'indaya, gusenga se kanaka ko asenga abana be ntibabaye indaya, Imana ifite ukuntu izabikemura. Niba udapfukamiye ibibazo byawe ngo upfukamire impinduka zikeneye mu mutima wawe, ngo ubuzima bwawe ukanguke wumve ukurikirana ahazaza hawe, Satani azagukindurira muri aka kajagari. Satani azakindurira agakiza kawe muri aka kajagari turimo. Mukanguke, mukanguke igihe cyaducitse. Isomo ryacu risoza ni amagambo akomeye nasomye mu Bakolosayi igice cya 3. Abakolosayi igice cya 3, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo iki rero? Iki nicyo bita ijabo ry'abakristo. Abakristo bakuraho imbaraga. Ni iki gishobora gutuma umwenyura mu bigeragezo? Ni iki gishobora gutuma ukomeza gukunda Imana nubwo ibihe byaba byahindutse? Ni iki gishobora gutuma ukomeza kuba intore y'Imana nubwo abantu babona ubuzima bwakwangiye? Aha niho ibanga riri. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'iki z'Imana zigira gute? Zera. Hari abantu bigize intore z'Imana ariko zitera. Nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'iki? W'imbabazi n'ineza, umutima wo kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kugira gute? No kwihangana. Umuntu udafite umutima uteye gutya, urugo ruzamunanira, kubamuna n'abandi mu rusengero bizamunanira, ntazabasha kuba mu nama y'itorero, ntashobora kuzashobora korari. Umuntu udafite uyu mutima ntashobora kuzabana n'abaturanyi neza, yewe no gushobokana na leta ntago bizakunda. Intore ni abantu bagiye kugira undi mutima. Ese ufite undi mutima? Nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi, mwambara umutima w'ineza, umutima wo kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. 13, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'iki
n'undi nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mugira gute? Mubabarirana. Kubera iki Pawulo yanditse ibi bintu? Nuko abizi yuko mu minsi isoza amateka y'isi Satani azashaka uko ateranya intore kugira ngo zigirane utubazo, kugira ngo ajye atunga urutoki avuga ati ntimubona ko n'abisi yabacanze? Niyo mpamvu ubu ngubu, kera twagiraga abanzi bo mu makaritsiye, wagiraga abanzi muri bene wanyu aho uvuka bakwangira ishyari n'ibindi, ariko ubu buri muntu wese Satani arimo arashaka kugira umuntu mufitanye ibibazo ku rusengero. Kandi iyo Imana iri bwigisha ibintu byiza ku ruhimbi, Satani nawe abikora neza, akakwicaza ahantu agahita akubwira ati uyu munsi y'Isabato irabishye, dore kana kabamushyize imbere, ugahita uvuga uti ntago iri buryohe rwose. Icyo nagira mbabwire ngiki, nimushaka ukuntu mwitoza kubabarirana, kuko n'ubundi ibintu bihiga intore hano imbere turi bujye ku cyita rusange. Uko umuntu agira icyapfa n'undi, mwitoze kubabarirana. Niba ubizi neza ko Imana yamaze kukubabarira, ukaba ubizi ko wamaze gutsindishirizwa, ikizabiranga ni kimwe: nugongana n'umuntu ku rusengero ntabwo uzabibikamo inzika ngo bigarukane bukeye, bizaza birangiriraho. Muri uyu mwanya ndasoza mbabwira ngo iminsi turimo ni mibi, ni iminsi irimo guhiga intore, ariko Imana ntizazirangarana. Hitamo kuba intore y'Imana. Nuba intore y'Imana, nunasonza inzara ntizagukura mu byera, nunabona ubukire, ubukire ntibuzagukura mu by'Imana. Abantu bo ku rusengero nibaguhemukira, ntabwo bizakubuza gukomeza kuza, kuko wowe uziritswe ku mbaraga zo hejuru yo hejuru. Muri uyu mwanya ndashaka kureba abantu babwira Imana ngo Mana, ndashaka guhinduka intore, ndashaka guhinduka intore yawe. Nagiye ngusebya igihe kirekire, nagiye naguhagararira nk'uko bikwiriye, hari amagambo yagiye ava mu kanwa kanjye yerekana ko ntari intore yawe. Nagiye ngira uburyo ngaragara, nagiye ngira n'uburyo nkurakarira ngira ngo warantereranye. Isi irimo iranzunguza, ariko nibikomeza gutya ntacyo ndi bugereho. Mana, mpindura intore, untoze kugutakira ku manywa na nijoro, unsindishirize, umpa imbaraga zizambashisha guhumuka no guhangana n'ibihe biri imbere bigoye. Mana, uyu munsi nshaka kuguha umutima wanjye, ahazaza hanjye hari mu biganza byawe. Nkura muri aka kajagari kugira ngo ntapfira mu kajagari, nkazazukira ku muzuko w'abajagaraye. Ufite icyo cyifuzo ngwino dusenge, tera intambwe dusenge. Wowe ufite icyo cyifuzo, abamarayika b'Imana biteguye kwandika. Ni bande bashaka kurara babaye intwari? Ni bande bashaka guhinduka intore z'Imana? Tera intambwe uze dusenge. Amen. Imana iguhe umugisha. Wowe wifuza gukomerera mu Mana, wowe wifuza guhabwa imbaraga mu by'Imana, wowe wifuza ko Imana iguha imbaraga, Imana iguha umugisha. Tera intambwe, hoya yawe ijya iba hoya, kwina Imana igukoze umuti ku maso ubashe kureba kure. Tera intambwe. Uyu munsi Imana irimo irashaka abantu bahuzagurikaga, ihindura intore zayo. Ngwino ubyakire. Imana irimo irashaka intore itsindishiriza uyu munsi. Ganiriza umutima wawe, ufata umwanzuro. Uko kwizera, kwizera Imana yahaye abatubanjirije, natwe tugufite mu mitima. Amen. Kwa kwizera kw'abakurambere, kwa kundi kwababashishaga kwemera kuzira karengane,
boshywe mu mazu y'imbohe bajugunywa mu byobo by'intare nyamara bagumye kwizera uko kwizera natwe ubu tugufite mu mitima tuzakurambaho rwose niyo byaba ngombwa gupfa nubwo batotejwe bikomeye nta nzika bigeze bagira n'ibikomya babatotezaga babasabiraga imigisha uko kwizera natwe ubu tugufite mu mitima tuzakunambaho rwose niyo byaba ngombwa gupfa. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe tunejejwe n'ibihe byiza tuboneye mu nzu yawe. Intore ntago zabaga ari abantu babonetse bose. Nawe mu gihe nk'iki ngiki ukeneye intore zawe zitari abantu babonetse bose. Muri twe hakenewemo imbaraga idasanzwe, ngwino tubere imbaraga. Muri twe hakenewemo umutima mushya, ngwino tubere umutima mushya. Muri twe hakenewemo imyanzuro mishyashya no kugira amahitamo yera, ngwino tubere amahitamo yera. Dore abana bawe bateye intambwe baje imbere ari benshi, bahungiye kuri wowe kuko iby'umubiri ubabwira, ibyo Satani abongorera n'iby'imitima ibongorera ni urucantege. Ni wowe bajeho kuko ari wowe ufite ijambo ry'ubugingo. Intambwe bateye uziha umugisha, imyanzuro bafashe uyiha umugisha, uha umugisha ibiganza byabo kandi uha umugisha amaso yabo kugira ngo babashe kuzaza babona ibyiza. Mwuka wera akomeza dufate, ukomeze utwigishe, kandi ubw'ibimenyetso birimo kugaragarira amaso uturinde kuba haba muri twebwe impumyi itabasha kubonaho igihe kigeze. Kwihana kwabo kwakirwe n'ijuru, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri Yesu yubitswe n'ibyaha dukomezwa n'amahoro ya Yesu. Reka nsabe mwebwe muri imbere hatabuzemo n'umwe, hagira umukuru w'itorero ubajya imbere kugira ngo abashyire aho tugiye kuvugana namwe iminota 2. Ndifuza kuvugana namwe iminota 2. Yego. Ane 22 ariko hari amatangazo 2, abakobwa baraza gusigara. Yego, ariko n'abasore bose nabo barasigara hari inyuma, ubwo n'abayobozi b'abasore bagiye bayatanga. Na Everlasting Hope na isigara na English Group.
yesu uzangeza mu ijuru mu gihugu cy'isezerano. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.